kandi yabundi ukayasubiza wemera kuba wayasubiza ubundi ukagufungurira konti yawe ubundi ukayasubiza kuba mwamfungura konti yanjye nkayasubiza n'ubundi nari namwemereye yuko yego maze kumpamagara nibayifungura ubundi nyamwoherereza nta kibazo. urakoze cyane kuko turi kubona nawe rwose cyane amafaranga murimo kubona mfite angahe turi kubona nawe ufite amafaranga ngira ngo urabizi serivisi za MTN zarahindutse urabona no gukoresha mobile money buri gihe ngira ngo urabizi nta muntu ushyira kuri konti we n'umuntu amenya amafaranga afiteho kubera ko n'igihe no kubikuza ngira ngo urabizi hari akamesa kugira uboneka akamesaje ko kubikuza hari kode ubanza gukanda muri telefone yawe kugira ngo ubone ibyo wabikuza amafaranga ugize ute ukeneye. Ntabwo nyibuka impamvu tuguhamagaye kugira ngo tuba tumenye ayo wari ufiteho ku buryo tutaborokora yiwe gusa yakaguma ahagarika. Ntabwo ari menshi cyane, nari mfite 82,000. urakoze reka tugufungure tumara kugufungurira natwe niyo turi kubaza kugira ngo twumve niba duhuza yafungurije menshi. Reka tugufungura kuko umubare wawe utankoresha kwari kwamaze kuboroka. Tumara kukuborokorera ubundi kureba uko yagezeho uhita kuyamusubira rwose nta kindi kibazo. Uko bimeze nta kibazo. turi kumva rwose turi inyangamugayo bataza no kuduhamagara ngo tuyaboroke, turi kumva bari kuyamusubira. Oya nta kibazo. Telefone turi kuvugana niyo nyamatushe tugufungura turi kuvugana ni iyi ngiyi n'ubundi mu bikore byihuse. Urakoze cyane, andikamo 82 akanyenyeri nagira ngo ni mwebwe mugiye kubiborokora noneho nkahita nkurikiza ko yamwoherereza nyine dore ko ndubimeze. Twari twayashyizeho reka tubikoreshe turi kuvugana utegura ushoka kuvuga kuri konti yawe ubundi uhita kuyamusubira. Ntacyo bitwaye. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri mwihangane gato ndagenda akanyenyeri 182 kuri iyi telefone turi kuvugana ni iyi ngiyi ndimo gukoresha. akanyenyeri rimwe nanone uretse akanyuma y'akanyenyeri rimwe nongera akanyenyeri. Ego ngo tubiramo ibyo maze kwandika rwose yibeshya na akanyenyeri 142 akanyenyeri rimwe nongera nshyira akanyenyeri nanditse indi rimwe. Yego shyira kandi akanyenyeri. Ego akanyenyeri nomero yahagaritse konti yawe andika 078 078 530 530 8 uretse 8 7 yego shyiraho 50 ntaka yego 50 shyiraho akanyenyeri shyiraho 7 iyo kode twari twayashyizeho 7 zikurikiranye. Yes 7 Ego 5 ziruzuye. shyiraho akanyenyeri. Ego ari gushaka tuguhindurira pin yawe usanzwe ukoresha akanyenyeri. Oya ntabwo ari ngombwa. Urashaka kugumana iyo wari ufite. Ntabwo ushaka tuyiguhindurira gumana iyo wari ufite nta kibazo. Ntacyo ndayigumana nta kitwaye nta ese niba mwaye ntayigumana. Ko kwari kwayiborotse kugumana turayiguse. Niba shaka kuba kwari kwayihagaritse niba ushaka tuyigusubiza turayigusubiza nta kibazo sibyo. Aho ngaho yego ndayanditse ndetse gato. Ego wayishyizeho. Yego shyiraho urwego. Yego emeza kuri simukadi y'umukene turi kuvuganiraho umera nk'ubihamagara. Nemeze kuri simukadi mbere nk'ubihamagaye. Kuri simukadi turi kuvuganiraho. Ndahageze buretse. Wemeje. Yego none se. Yego
ko birimo kurodinga ariko nkaba mbona nta kintu bihita bisubiza. bakubwiye gute? Ntago bari basubiza, biracyarodinga. Bure turebe. None se yego ko nibutse yuko hari ibintu by'ubujura bijya bikorerwa kuri telefone. oya ntugire ikibazo. ntabwo yasubiza kuko n'abatekamutwe bariho ngira ngo urabizi. ntabwo yasubiza utarareba kuri fone, ntugire ikibazo, sibyo? ntabwo yasubiza utarareba tugiye tugufungurire, numara nurebaho uhite kugira ute uyohereze. ubu rero ubu nayo ndimo nkurikodinga kugira ngo numve process mukoresha. ariko muri abahanga cyane rwose. ariko ndekodinga ndimo nkurikodinga kugira ngo n'izo nimero wari unyoherereje ngo nzohereze ayo mafaranga menye izo ari zo. reka nze aka kari kode nkoherereze RIB kugira ngo bagukurikirane. kohereze imwe ya nyoko. narakoze cyane. yewe aho gapama uri gushinga hejuru bakagashinga mu ndozi bikarye. mani gukubire 7 sha. kibono cyane. ubukwe ni gukubire pe. gacumitse nyoko. urimo n'akaranga ariko ndimo kumva urukarango buryoherwa.